inshuti bakundwa ba BTV. We have again greeted you friends of BTV. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ijambo ry'ubuhanuzi. This is the other time of the news of the Bible. Muri kumwe na Pastor Nkunzurwanda Jean Marie Vianney. You are with the pastor of his name who is Jean Marie Vianney. Ukuriye Divine Prophetic Ministry. Who is the head of Divine Prophetic Ministry. Divine Prophetic Ministries. Ndi kumwe na mwene data Mugisha Gadi. He is with a friend who is his name is Mugisha Gadi. Uri kumfasha mu buryo bwo gusema kugira mubashe kumva neza amagambo y'ubugingo. Who is helping you to translate into the words of that can take you to the word to the earth of Holy Spirit. Bira byose reka tubanze dusenga Imana. Mwami Imana yacu, oh my goodness, turagushimye mu izina rya Yesu. We praise you in the name of Jesus Christ. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. You are the Almighty God, that's your name. Twemerere muri uyu mwanya duhagaze imbere y'ubwiza bwawe. Allow us in this place where we are standing in the name of God. Twamamaza ubutumwa bwiza. Praising the news of hope. Umwuka wera bane natwe. Let the Holy Spirit come upon us. Imbaraga z'Imana zitugote. Let the power of God comfort us. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus Christ. Amaraso yadutwikire. Let your blood cover us. Ubwiza bwe bubane natwe. Let your beauty be with us. Buri wese wumva amagambo yawe. Let everyone who listens to your news. Ubwiza bw'Imana bumugote. Let his glory covers also him or her. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus Christ. Ndasabye kwera kw'Imana kubane natwe. We ask the power of God to be with us. Kubane nabumva amagambo yawe. Let it be with others who are listening to us. Kandi amagambo yawe areme ikintu kidasanzwe ku buzima bwa buri wese witeguye kuyumva. And let everyone who is listening to your word, let something changes in his or her life. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Reka dusome amagambo y'Imana rero. So we are going to read the words of God. Ari mu gitabo cy'abacamanza. In the book of Judge. Ibice bitandatu. Starting from 6. Umurongo wa 11 kujya kwa 14. To verse 11 to 14. Turajya dusome ibyakozwe n'intumwa. Again we will read in Acts. Igice cya mbere ku murongo wa 8. Starting from chapter 1 to 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Let's start in the name of Jesus Christ. Abisirayeli bakora ibyangwa n'Uwiteka. You're going to read. Uwiteka abahana mu maboko y'Abamidiyani imyaka 7. Nuko Abamidiyani banesha Abisirayeli batera Abisirayeli gushaka aho kwihisha mu bihanamanga byo mu misozi no mu mavumo no mu bihome. Kandi Abisirayeli barangizaga kubiba Abamidiyani bakazamukana n'Abamaleki n'Iburasirazuba bakabatera bakagandikayo, bagasiribanga imyaka yabo ukageza i Gaza. Ntibabasigire na ruminja naho yaba intama cyangwa inka cyangwa indogobe mu Bisirayeli. Bazamukanaga n'amatungo yabo n'amahema yabo basa n'amarumbo y'inzige ubwabo n'ingamiya zabo ntibyagiraga umubare. Bazanwaga no kurimbura icyo gihugu. Katwongeye dusimbuke dusome ku murongo wa 11. Ngo nuko marayika w'Uwiteka araza yicara munsi y'igiti cy'umwera cyari muri Ofuru kwa Yowasi w'Umwabiyezeri, umuhungu wa Gidiyoni. Yasekuraga ingano mu muvure bengeramo vino ngo azihishe Abamidiyani. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyambaraga we, ugira n'ubutwari. Gidiyoni aramusubiza ati,
mutware, niba uwiteka ari kumwe natwe, ni iki gituma ibyo byose bitubaho? N'imirimo ye yose itangaza irihe? Iyo ba sogokuruza batubwiye ngo uwiteka niwe wadukuye muri Egiputa, ariko noneho uwiteka yaradutaye, yatugabije Abamidiyani. Nuko uwiteka aramwitegereza aramubwira ati, genda uko izo mbaraga zawe zingana, ukize Abisirayeli amaboko y'Abamidiyani, si jye ugutumye? Twongere dusome mu Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere ku murongo wa 8. Kadusome mu izina rya Yesu. Icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Imana iduha umugisha mu izina rya Yesu. Dusomye amagambo. So we have read the words of God, ari mu gitabo cy'Abacamanza, which are in the books of ibice bitandatu kuva ku murongo wa mbere, which are in the books of George from chapter 6 to unyeme ku murongo wa mbere ugere ku murongo wa 14. We request you to read from 1 to 14. Ntabwo hose tubashe kwasoma, ariko utege amatwi wumve icyo Umwuka Wera avugana nawe muri aka kanya. We have not managed to read throughout the whole each and every word step by step, but we ask you to read each and every word so that the Almighty can come upon you to be able to understand whatever. Tubonye inkuru z'Abisirayeli. We have seen the news of Israel, uburyo baje guterwa n'abitwa Abamidiyani, the way how the Midians came to attack them. Ubushize mu kiganiro twagiranye cyavuga ngo kubohoza gakondo yawe. The later information that we discussed about, it was about the way how their friends came to attack their country. Iki ni igice cya gatatu kivuga ngo kubohoza gakondo yawe. This is the part 3 which reads about the way how they will attack their country. Abamidiyani bari mu gihugu cy'i Kanani. These Midians were in their country which is called Canaan. Abangaba bari barabwiwe Yosuwa yuko agomba kubarimbura akabavanaho. These were being told by Joshua that he will kill them from one to everyone to be abolished. Muri ya mahanga 7 amwe nababwiye. In the other 7 countries that we told you lastly. Ayo mahanga rero Yosuwa ntabwo yarangije inshingano ze neza nk'uko yabisabwaga. Those countries Joshua did not finish his duty as it was being asked. Imana yarekeye amahanga imbere y'abise kugira ngo abagerageze bazamenye neza imirimo y'Uwiteka yakoze avana basekuruza mu gihugu cya Egiputa abazana mu gihugu cy'i Kanani, kugira babone imbaraga Imana yakoresheje basobanukirwe neza imbaraga z'Imana. Abana b'Abisirayeli bari bakwiriye kumenya neza imbaraga z'Imana uko Uwiteka yajya arwanira basekuruza. Jesus did that in order to show them how the power of God works. For the God to leave them behind, it wasn't a mistake. For the only God knew what he was doing in order to show them each and everything happens for a reason, and the Almighty God wanted to show them a lesson. Niyo mpamvu Uwiteka, that's why the Almighty God yemeye ko aroused them, aya mahanga bagerageza bwari ubushake bw'Imana, that those countries attempts them, that's what God's willing. Mu myaka 7 yari ishize Debora amaze gutsinda Abanyakanani, abise basubiye inyuma mu mitima yabo. Those 7 years that later Debora amaze gutsinda those 7 years that Deborah Abanyakanani, abise basubiye mu mudendezo wabo imyaka 7 yose. Those days, those 7 count after Deborah being defeated, that was the God's will. Hanyuma barongera basubira inyuma kubwo kwifuza imana z'abanyamahanga, bongera gusenga imana z'abanyamahanga kandi Imana yarabibabujije. And later those people from Israel started to praise those their gods, their small gods, when Jesus Christ had not allowed them.
Yesu atugirire neza. The Almighty God come upon us. Kwibagirwa k'umwana w'umuntu ni ikibazo gikomeye. Man is forgotten, it's really a big problem. Bibagiwe neza y'Imana n'urukundo rw'Imana. The Almighty God, we forgot his goodness and joy. Bibagirwa uburetwa Imana yabavanyemo kwa Farawo. And those men forgot how the Pharaoh used to use them as like slaves. Kandi Imana yarababwiye ngo ntimuzongere gusenga ibigirwamana ukundi. And yet the Almighty God had told them to not again praise the small God. Ibyo bigirwamana by'abanyakanani ntabwo Imana ashaka ko abise babisenga. The Almighty God never wanted them to praise the small gods from Canaan. Ariko bibagirwa Imana yabagiriye neza bavana mu Egiputa barayibagirwa batangira kuremya ibigirwamana. But what annoyed the Almighty God, it's for those people who forgotten the God who brought them from the slaves country to the promised land. Nyuma Debora amaze kubakiza abanyakanani bamaze gusubira inyuma. But later Deborah, after helping them to reach at their promised land, Imana irongera yabateza Abamidiyani. And later the God again punished them through the Midians. Ariko bongera kwibuka ko hari Imana yabagiriye neza ibakiza abanyamahanga. But later the Almighty God again helped them from ibakiza abanyamahanga. Hanyuma y'ibyo, then later that, kubwo gusenga kwawe no kwinginga Imana, due to a lot of players and continued playing harder and harder, Imana yacu ntabwo igitureka. The Almighty God never lets us down. Naho twakora ibyaha ihora idufitiye urukundo. Even though we be in a lot of sins, kuko yaturemye mu ishusho yayo, because he created us in his image. Irangije iduha umwana wayo Yesu. And later he gave us his beloved son. Kugira ngo ducungure. In order for him to save us. Duhabwe ubugingo buhoraho. To have the everlasting aim. Twongere tuba abana b'Imana. To again be the man of God. Hallelujah. Hallelujah. Imana yacu ishimwe. May the God praise. Nuko Imana bamaze gusenga Imana. And later they prayed God. Imana ihagurutsa uwo bita Gideon. And later God took the man who is called Gideon. Gideon yari umuhungu wakomoka mu muryango wa Benyamini. And that Gideon was the person who used to come from the family of Benjamin. Uyu yari umwana mutoya w'umuhererezi kwa Yowasi. That was the small boy who came from the family of Yoas. Umwabezeri. From the Ebezel family. Hanyuma, then later, iki gihugu cyari kirimo gukolonizwa n'abitwa Abamidiyani. Then that country was the country which was being colonized by the people who were called Midians. Bari abagome uburyo buteye ubwoba. They were people who were bad. Iyo bise bahingaga barazaga bakangiza imyaka yabo. When the Israel could be in harvesting, the Midians could come and destroy their crops and bazanaga amatungo yabo akona imyaka yabo akangiza imyaka yabo kabone ko batabaga bakeneye kwirya gusa kwari ukonona ubutunzi bw'Abisiraheli. Those people, they used to bring their cows, their animals, and destroy the plants. Ariko ibyo byatewe nuko bise batanduka batubashye Imana nkuko yabishakaga. But that happened due to the way they disobeyed the Almighty God. Barababaje mu buryo bukomeye cyane. They were used in the bad way. Hanyuma Imana irangije, and later the Almighty God yumva gusenga ko ubwo basengaga bayinginga kuko bari bageze mu mubabaro ukomeye cyane. The Almighty God listens to their prayers because they had reached in the times of hassle. Navuga ngo Abamidiyani bakoreshwaga na daimoni. The Midians, really, they were being used by demons. Yesu atugirire neza. The Almighty come. Imana hari igihe yemera ikareka ugahura n'ibibazo ariko hari igihe ushobora kubigiramo uruhare Imana ikemera ko ikaguteza ikibazo kugira ngo uhindukire uhabwe ubugingo uzahabwe ubugingo buhoraho. Sometimes the Almighty God allows us those temptations to come upon us, not that he hates us, but he wants that his love may be revealed from us. Mwene data ujya wirinda kurengwa. You, the son of God or the man of God, ngo wibagirwe Imana yawe.
Never accept to be behind, to continue behind in those sins. hanyuma uyu muhungu rero Gideyoni, Then later this boy who is called Gideon, mwene Yowasi, from the family of Yoas, yari yagiye ubuntu bwo guhinga yeza ingano. he had given a gift of growing those. Abamidiyani ntabwo bashoboye kuzibona, But Midians, they couldn't get them. none ngo arazisarajya munsi y'igiti cy'umwera. Then later he harvested them and he went none ngo atangira guhura n'ingano ze n'imbaraga nyinshi. then he started Hallelujah. with those power, with a lot of power. Yari umusore ufite imbaraga, He was a man with a big power, and he yari afite taye nziza ku buryo mubonaga afite imbaraga. had a nice shape. Yari umusore mwiza ushinguye ufite ibizigira. He was a person who was a giant in his physical appearance. He was a strong man. He Hallelujah. was a strong man, in other words. Yesu nashimwe. Praise God. Imana iramwitegereza. The Almighty saw him Hallelujah. Ubwo ari mu ijuru, when he was in the heaven. irimanukira ubwayo mu buryo bw'ishusho ya marayika. He later came himself. Imaze kumanuka, Later when he came, Yesu nashimwe. the Lord, praise God. Gideyoni ubwo arimo kuba n'imbaraga nyinshi kugira ngo ahishe abamidiyani ziriya mbuto, When the Gideon was harvesting those crops with a lot of power, a lot of joy, atungurwa n'umuntu wari wicaye iruhande he rwe. was surprised by the person who was sitting beside him. Yesu nashimwe. Praise God. Atungurwa n'umuntu wari wicaye iruhande rwe, He was being surprised by the person. arangije amwitegereza. Then later he saw him. Imana nishimwe cyane. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Marayika aramwitegereza, The God again saw him. aramubonekera aramubwira ati, He came, appeared to him and talked to him through this. Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we, Almighty God is with you, you power man. kandi ugira n'ubutwari. And you are so powerful. Hallelujah. Hallelujah. Imana ijya itwitegereza Sometimes the Almighty God is with us ikatureba, and sees us. ikabona muri twebwe harimo ikindi kintu And sees us, there is something that is within us, icyo abandi bantu batabona, which other people can't see, icyo utiyiziho, which even somebody doesn't ariko see. hari icyo Imana ibikuzimo, But the Almighty God knows something that is in hari icyo you, Imana ibikuziho. something that is God in you. Hallelujah. Hallelujah. Mwene data mushiki wanjye, Through the person of God. hari uko ujya wibona, There is some way that you see. hari uko abantu bakubona, There are people who are neighbors. There is the way how to ariko see. hari uko Imana ikubona. There is the way. Yesu nashimwe. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Mana yacu ni nziza. Our Lord is Hari uko Imana ikubona muri uyu mwanya, how God sees. hari uko There is ukwitegereza. the way how sees. Yesu nashimwe. Praise God. Imana irakuzi, The God knows you. Imana irakuzi, God knows you. kandi Imana irakuzi. And the God knows Hallelujah. Hallelujah. Hari icyo ashyize muri wowe The thing abantu that He put batazi, in you, na mama wakubyaye which the watazi, people doesn't know, even Na- your parents, na so wakubyaye atazi. even your dad doesn't know. Yesu nashimwe. Praise God. Uri uw'agaciro imbere y'abantu A person who is important n'imbere y'Imana. in front of people, Kubohoza together with Gakondo the yawe. people. Mana nishimwe. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Abise bari abahanga cyane, These lies were people who were knowledgeable. bari bazi gusobanuza Imana neza, They knew the way how they could talk with the no Almighty, kugira bamenye neza icyo Imana ishaka. and knew the way how to know what the God is. Gideyoni ntabwo yahubutse, The Gideon never went mistakenly. yasobanuje Imana. He asked God. Hallelujah. Hallelujah. Mana nishimwe. Praise God. Ngo nuko And later, Uwiteka yamubwira ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana ukiza ab'isi amaboko y'Abamidiyani, si jye ugutumye. and let you go like the way how your powers are. I'm the one who have sent you. Like you just go like the way how your powers. Gideyoni akimara kumva marayika amubwiye, And later Gideon heard the sound from God. yagerageje kumubwira ati genda umunyantege nke, The Gideon told the Almighty God, I'm really not having a lot ariko of marayika power. w'Uwiteka amubwira ngo But the Holy Spirit told Gideon, genda uko imbaraga ze zingana ukiza abantu banjye, si jye ugutumye. you go like the way how your power are. I'm the one who have sent you. Gideyoni akeneye kumenya uwo wavuganye uwo ari we. Gideon
Gideon later came to knew who is the person talking to. arangije aramubwira ati nyemera noneho niba ari wowe And later Gideon told God, if you are the one who have sent me, nze nguture ituro. let me come and I Yes, give you ashimwe. something as like, haleluya, Hallelujah. nze nguture ituro. let me come and I give you something like. Gideon aragenda, amaze kugenda Gideon later he went, azana amaturo. he brought the offertories. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati noneho bigenza, amubwira uko agomba kubigenza. Then the Almighty God prepared him the way Yesu how he ashimwe. praise God. Amaze kubikora, And later doing it, marayika w'Imana atungamo inkoni, umuriro umanuka mu ijuru. the Holy Spirit put it there the stick. Then the Holy Spirit Ahita amubura. Then he disappeared. Gideon arataka ati mbonye mu maso h'Uwiteka. Then Gideon sounded a lot Aravuga ati in the ndapfa. face of God. Then I will die. Marayika w'Uwiteka aramubwira ati humura ntabwo upfa. Then the Holy Spirit said, Yesu "You will nashimwe. die." Arangije, Then later, haleluya, hallelujah, aravuga ati genda nonaha Gideon was being told that go right now, usenye biriya bicaniro bya Bayali, destroy each and every small gods. ubicagagura ubikureho Destroy and take them away. kuko simbishaka. Because I don't want them. Gideon ariko yari umusore yari afite ubwoba no kwikanga. Gideon was the power who had some fearness in him. Ise yose wari ukuri ibyo bigirwamana. The daddy to say us was the person who was the head of those small gods. Niyo bibazaga akaba bisengo bisenge. That was the person who could give them so that they can be praised. Ni ukuvuga ngo Yowasi niwe wari shefu. So that means that Yoas was the chef or was the head of those small gods. Mani tugire neza. Oh, the Almighty God. Gideon yari umunyabwoba rero yagifite ubwoba. Gideon was still having some fearness. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Haleluya. Hallelujah. Gideon agira ubwenge ariko Then Gideon later knowledge came unto him. yanga kugenda ku manywa. Refused to go during the day. Ngafata abahungu 10 He went with bari bafite imbaraga. was full of power. Amaze kubafata Then later counting them, baragenda nijoro ngo asenya bya bicaniro bya Bayali n'ibya Shera. he went with those 10 people and destroyed each and every small god. Barangije bahatambira igitambo cyo gushima And Uwiteka. later he gave the Almighty God Yesu nashimwe. to the Almighty. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Imana ishimwe. Praise God. Gideon birangiye rero And later Gideon, Uwiteka ngo amusukaho umwuka we. the Almighty God appeared unto him. Yuzura imbaraga The z'Imana. Holy Spirit came to him. Bwa bwoba burashira. The other fearness went Bumaze away. gusha yuzura izindi mbaraga. After the fearness went away, he Haleluya. had a lot of power. Umwuka wera ni mwiza. Oh, the Holy Spirit is good. Ngewe Nkunzurwanda Jean Marie Vianney The person who is Nkunzurwanda narakizwa. before he was coming from his sins, Nagiraga isoni nyinshi cyane. he used to be shy. Kuvugira imbere y'abantu byarangoraga. To talk in the congregation was Ntabwo nabasha kuvuga, nagiraga isoni. he used to be shy. He couldn't manage that. Hagati y'abantu byarangoraga. Speak in the lot of people could be Ariko umunsi nabatizwaga mu mwuka wera. later being to be immersed in water. After later being baptized in the lot of water. No. Being baptized. When I was baptized in Holy Spirit. After later being baptized in the Holy Spirit. Icyo gihe natangiye kuvuga mu ndimi nyinshi. Later a lot of languages came unto him talking through. Uko nagendaga mvuga mu ndimi nyinshi nsenga ndi mu materaniro niko isoni zagiye zishira. The more days went on, he started talking in languages. Hallelujah. Being shy went away. Hallelujah. Paulo ntabwo twari umwuka w'ubwoba. Paulo says that we are not twari umwuka w'imbaraga. we are given a power umwuka utumara ubwoba. the power that takes shy fearness. Umwuka usenya imbaraga z'umubi. Holy Spirit that takes away. Umwuka urimbura imbaraga za Satani. Holy Spirit that destroys the power of Satan. Uyu niwo mwuka wahawe Gideon. This is the power that was given to Gideon. Hallelujah. Hallelujah. Izi nizo mbaraga zahawe Gideon. This is the one power that was given to Gideon. Uyu mwuka w'imbaraga, this power that was given to Gideon, niwo wari mu ngabo za Dawidi. This was the power that was in the soldiers of
of David. of David. Hallelujah. Hallelujah. Uyu mwuka w'imbaraga This Holy Spirit niwo ari muri Dawidi was also in David. ubwo yarimburaga ubwo yicaga Goliyati. That when he killed Goliath, uyu mwuka w'imbaraga this Holy Spirit, niwo watumye Dawidi yica idubu akica n'intare. that's what led David killed lion and I don't know it. in English, really, it's a tag of problem to explain. Yesu ashimwe. Praise God. Hanyuma Dawidi And later, David, izi mbaraga yari afite z'Imana this power from God, nizo zakoreraga muri we, they are the ones that could work into him. kandi nizo zakoraga mu basirikare be. And they are the ones that could work in his soldiers. Bibiliya igitubwira mu ngoma za mbere Normally, the Bible talks to us mu bice 11 kugera no ku murongo wa 12 from verse 1 to from chapter 1 to verse 2, cyangwa se mu gitabo cya kabiri cya Samweli or from the book of Psalms, ibice 23 ku murongo w'8 kujya ku 39 from chapter where? 23 From chapter 23 to ibice 23 ku murongo w'8 kujya ku 39 here. Samweli. From Psalms to chapter 23, 18 to until to 39. Yesu ashimwe. Praise God. Hatwereka imbaraga abasirikare ba Dawidi bari bafite. It shows us the power of the soldiers that they had. Hari uwitwa Yarimu. There is a person who is called Pebeash. Ngomba wakaraza icumu rye ryica abantu 800 bagwira icyarimwe. That he raised the spear and a lot of people were killed immediately. Hari abandi bagabo ngo bari intwari bari barigishwe kurwana baturuka mu muryango wa Benyamini. And there were other lots of people that were being trained from the family of Benjamin. Ngabo batwariraga amacumu mu maboko yombi kandi bakarashisha amaboko yombi. And they were people who were used to carry the spears in their hands at the same time. Bari abahanga bazi kurasa mu buryo buteye ubwoba. They were knowledgeable people who used to use their spears in a way that was feared. Kandi bakabasha kwihuta mu buryo bukomeye. And there were people who were so faster. Nuko hari abandi bakomoka mu muryango wa Gadi. And there are those people who could come from family of God. Abo ngabo ngo umunyembaraga nkeya muri bo. And those people who, from one of them could have a small encourageness or power. Yarakubye abantu 100 imbaraga. You could be multiplied with more than a lot of 100 people. Umunyembaraga noneho. Then later powerful people yarushaga abagabo 1000 imbaraga. Could defeat thousands of people. Ibyo nimbikubwira, when we tell you this, ushobora kutabitekereza ngo ubyumve neza. It might not come unto you through your mind. Ariko ndabikubwiza ukuri. But this one he is telling you kuko hari imbaraga zimira izindi imbaraga. There are powers that takes other powers. Hari imbaraga zigitangaza. Powers that are so courageous. Hari umuntu umwe nigeze nsengera. There is a person who later prayed. Yararwaye abadayimoni. He was full of demons. Namusengera amezi 2. He prayed for 2 months. Ariko uko namusengeraga muri agendaga havamwe abadayimoni. But the more days could go on and he could continue praying for him, the demons continued going away. Ku mudayimoni wa nyuma wavuyemo, the last demon that was removed, bari bamaze ku 7,000. It had multiplied 234 from starting from 7,000 to 3,000. Ndakubwiza ukuri zo n'imbaraga z'Imana. Telling you the truth that the power of God. Izo mbaraga zituye muri twebwe. The power of God is staying in us. Dore Imana iraguhamagara kakanya. Then the Almighty is calling you right now. Nguwoze gakondo yawe. You come and take away those things for other years ago. Ababyeyi ba Gideyoni bari bafite ikibazo ndetse n'igihugu cyabo n'imiryango ye yose. The family of Gideon had a lot. Gideon yari afite agahinda mu mutima. The Gideon had sorrow in his heart.
kandi yari afite ikibazo, and he had a big problem, n'umubabaro mwinshi mu mutima we, together with a bad heart, kubw'umuryango we, because of his family, kubw'igihugu cye together with his country, cyari munsi y'Abamidiyani, because it was under the country of Gideon, babagenza uko bashaka. taking them the way how they could want. Ishyaka ry'urukundo yari afite mu mutima we, The love that he has in his heart, niryo Imana yafata iza kumubwira imuha mishoni yo kujya kubohora bene wabo, that's where the Almighty God started while giving no gukiza umuryango we, through even serving his family. Imana imusukaho umwuka wayo, Then later the Almighty God, umwuka w'imbaraga. a power of God. Haleluya. Hallelujah. Yesaya ibice 11 ku murongo wa 2. Yeah. Isaiah chapter 11 Isaiah chapter 11 verse 2. haratubwira ngo It tells us umwuka w'imbaraga zaba kuri we, the power of God will be on him. umwuka w'ubwenge n'ubuhanga, Power of knowledge, umwuka wo kumenya Uwiteka no kumwubaha, power of knowing God and obeying, n'uwo kujya inama. and even giving. Haleluya. Hallelujah. Izo mbaraga zigomba kuba muri wowe, That power has iyo migabane 7 y'umwuka igomba kuba kuri wowe. 7 things that has happened on you. Iyo migabane yari kuri Samusoni, Those power, they were the power that were on Samson, kuko yari afite imigabane 7 y'umusatsi ku mutwe we, because he had those things on his hair. ariko amaze gutakaza impano y'ubwenge, But after that talent went away of Delila aramwogosha. Delila came unto him and saved Iyo him. uretse Imana uba utaye ubwenge, When you go away from the Almighty, ariko iyo ufite Imana mwe ufite ubwenge. but when you have God, then Yesu you have that nashimwe. grace. Praise God. Haleluya. Praise God. Bohoza gakondo You yawe. have to have Yesu abwira abigishwa be, the Almighty God told to these disciples, ibyakozwe ni mu igice cya mbere ku murongo wa 8. the Acts, Ibyakozwe ni mu igice cya mbere ku murongo wa 8. Acts chapter 1 to verse 8. Aravuga ngo icyakora It says that muzahabwa imbaraga, you will be refilled with a lot of power. umwuka we nabamanukira, When the Holy Spirit come upon you, muzabagaho kumva mu Yudaya you'll be the people to explain n'i Yerusalemu, even to no kugeza ku mpera y'isi. until to endure life. Haleluya. Hallelujah. Imana ishimwe, Praise God. Imana ishimwe. Praise God. Shaka sa Imana umwuka wera, Ask God the Holy Spirit. ingingo Imana iguha umwuka wera, Sing to the Almighty tabaza God. Imana iguha umwuka wera. Mwene data mukundwa, niba umwuka atari muri wowe, nta butsinzi uzagira, ibyo abadayimoni bazabyigarurira. Mu izina rya Yesu, senga Imana, hamagara Imana, tabaza Imana, ikuzuza umwuka wayo, ubashe kubohoza ibyawe, ibyo abadayimoni batwaye, The demons which took your things, ubigarurirwe mu izina to rya again Yesu. come unto you in the name of Jesus Christ. Umwuka wera muri wowe That Holy Spirit, if it comes on you, uzahindura umuryango wawe, your family will be changed. uzahindura gakondo yawe, Change your things for your, kandi uzahagarika imbaraga zose zikurwanya and the poor mu izina rya Yesu. in the name of Jesus Christ. Umva icyo Uwiteka avugana nawe muri aka The kanya. Almighty is talking to you. Imana irakubwira The ngo Almighty is saying on you, haguruka, reka gusinzira, stand up, don't reka gusinzira muvandimwe, fear asleep, kuko ibyiza imbuto zireze. because Haleluya. Nijye ko kuzisarura. it's now the real time. Harabe shantoy, imbuto zireze. Kids now are being Ayo sermairo, imbuto zireze shado fari konda praiso, la me fere containo vera conto seladi, imbuto zireze, nijye ko kuzisarura. Haleluya. hallelujah. Ha sana robelo. Mani lavare nango. The Almighty is God talking to you. Haguruka, reka gusinzira, kanguka, 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 reka gusinzira, nijye cyo gusarura imbuto zawe. Abadayimoni ntibakurigaye, hagara mu butware bw'amaraso ya Yesu. You stand in the Imana yiteguye power. kukugira neza no kuguha umugisha mu izina rya Yesu. Ready to give Imana you ishimwe kandi Imana ihimbazwe mu izina rya Yesu. the name of Jesus Christ.
abigishwa ba Yesu bamaze guhabwa izo mbaraga. That when the disciples were given that power, wari umunyabwoba Petero, the Peter who had fearness, muzi wihakanye Yesu, the one who disobeyed, who denied Jesus Christ, arangije later arahaguruka, he stood up. ubwo abantu bari aho ngaho bari barimo gupinga, barimo banetraliza cyase bapinga ibyabaye, ubwo bumvaga bavuga mu zindi ndimi. And those people who were standing aside, they started to talk in different baravuga ngo basinzihira, that they were being drunk with some alcohol. ariko nyuma Petero arahaguruka ati gabo bene data, and later Paul stood up and said, ntabwo twasinze, we are not drunkard people. ibi ni ibyavuzwe n'umuhanuzi Yoweri, these are things that were being said yuko mu minsi y'imperuka Imana izasuka umwuka wayo ku bantu bose, that in the last days that this hospital will abasore n'abakobwa bagahanura, sisters and brothers will come and abasaza bakerekwa, and all the people. Imana ishimwe. Arenzaho ikindi kintu cyiza ati ni impano yanyu namwe, this is the gift also for ni impano yanyu namwe, this is the gift for abazizera Yesu, those who accept uwo mwabana umwishe mukamubamba, nuko ziri ngibi ngayo magambo bafata ku mitima, bavuga bene data dukora iki? Petero ati mwihane mubatizwe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Petero amaze gusenya imbaraga z'umwijima zari zigose abo bantu, and Peter later he destroyed that bad power that had captured. umucyo w'Imana cyangwa se ubwiza bw'Imana bwari bumaze kwamurikira, and the goodness of God later came kubw'ijambo ry'Imana ryariyobowe n'umwuka wera. because of the power. Hallelujah. ubushize nabwiye ko intwaro z'Imana last days harimo ijambo ry'Imana yo nkota. Nkota ni ijambo ry'Imana. The word of God is the spear. byari bimaze kubaga imbaraga z'umuzari, byari bimaze kubaga abadayimoni. It has later destroyed the power of demons. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi ririmo imbaraga. uyu munsi usenga Imana, ubatizwe umwuka wera, wuzura umwuka wera, uvuge mu ndimi nshya. Haleluya, kuko si y'abarokore y'ababatizwe umwuka wera ni ukuvuga ururimi rushya. It's to talk in languages. ntabwo ari bya bindi abantu basigaye bigisha abantu ngo bige kuzivuga. oya, no, bose umwuka wera. It's not the other things which people are being taught the way how to use those. niba hari ababikwigisha ibyo ngibyo ugomba kuvuga mu ndimi gutya, barakubeshye. If there are people who taught you to speak in those languages, izo ndimi uvuga ni indimi z'abadayimoni. those are demons languages. mwuka wera, there's the Holy Spirit. nakubatiza, if he comes upon you, uzuzura umwuka wera, be fulfilled with uzahanura mu izina rya Yesu. Imana izagukoresha kandi ubugingo bwawe buzaba buri muri wowe. nta kindi gituma umuntu abatizwa umwuka wera ni ukwihaho no gusenga no gusoma ijambo ry'Imana. ntabwo kuvuga mu ndimi byigishwa. oya, oya, ni impano ituruka mu ijuru ku Mana. ukavuga mu rurimi rushya, wagirwa ubuntu igakomeza nk'impano yawe, itakomeza nk'impano yawe igakatiraho. ariko sinya y'umukristo wabatijwe umwuka wera ni ukuvuga ururimi rushya, mwene data. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. uyu ni umwanya wawe muri aka kanya wo gusenga Imana, ugasoma ijambo ry'Imana, ukihana ibyaha byawe, ubundi ukabatizwa umwuka wera. numara guhabwa izo mbaraga, uzagira ubwenge, ugira ubuhanga, ugira kubaho Uwiteka, ugira abandi inama. Yesu nashimwe, kandi ubwenge bw'Imana bwuzuye buzatura muri wowe. ibyo bizaguhesha umugisha, bizaguha guhagarara mu mwanya mwiza.
mu mwanya mwiza a good side, wo gukora ibyiza to doing good things, no kugira neza abandi even to do good things with your no guhesha abandi umugisha. even to give a blessings to Imana your neighbors. ishimwe. Praise God. Ubasengera Imana, ubingingira Imana, ubabwira ibyiza. Telling them Famiye yawe ihabwa umugisha, your family have abana bawe bahabwa umugisha, your children umugore wawe ahabwa umugisha, abavandimwe bawe bahabwa umugisha. Haleluya! Hallelujah. Biturutse mu mpano z'umwuka wera, them from the Almighty biturutse God. mu mbuto z'umwuka wera. Imana ishimwe cyane kandi guha umugisha. Ni umwanya wo kubohoza gakondo yawe. This is the high time of getting the things of Yesu God. atugire neza kandi Imana iduha umugisha. Tugiye gusenga n'Imana kano kanya mu izina rya Yesu. We wumvise aya magambo, Let the Almighty God be with us. Imana ishimwe cyane. May God again be pleased. Tugiye gusenga n'Imana. We are going to pray with you in the name of God. Nukurikiza inama z'ijambo ry'Imana nkubwiye, If you follow advices that He has ibyawe told you, byose birabohoka mu each izina and rya Yesu. everything for you, it will Hallelujah. come unto you. Hallelujah. Icyo usabwa gusenga, kwihana ibyaha byawe What you are being asked, it is to seek for your sins, no gusoma ijambo even ry'Imana. to read the word of Nibyo God, nuko ari bitatu: gusenga, to pray, kwihana ibyaha byawe to seek for your sins, no gusoma ijambo ry'Imana. to read the words of Ubundi Bible. uzuzura imbaraga zimira izindi mbaraga. Later you will be filled with a lot of Imana power. ishimwe cyane. Praise God. Reka dusenga Imana. Let us pray in the name of God. Mana Data twese ukiranuka, In the name of God, Jesus Christ, Imana ishobora byose, in the name of who has a lot of power, ndagushimye kubwo wabumvishe aya magambo yawe. we thank you for listening all of these Ndasenze words. ngo umwuka wera abane nabo, We pray the Almighty God may habeho do them. impinduka ku buzima bwabo, Let changes happen unto kandi them. inama nziza y'ijambo ryawe And your advices from you, ibakore ku mutima, let them touch unto their heart. bishoreye n'umwuka wera. Followed by your Holy Spirit, Imbaraga z'umwuka wera power of God's Spirit, zimanuke mu mitima y'abumvisha aya magambo, come unto them who are mu listening to izina this rya word. Yesu In Kristo. the name of Jesus Christ. Urakoze Mana igira We neza, thank you in the name of kuko uri Jesus, Uwiteka, because you are the Almighty Imana God. ishobora byose, You are the one who Imana manages ifite everything, imbaraga, whole of power, Imana y'ubutware, God of all of Imana these nyiri things, ubushobozi, all of kandi Imana everything, nyiri ububasha. everything. Ugire neza abagabo n'abadamu, Do things to the men and wife, abasore n'abakobwa, sisters and brothers, abasaza n'abakecuru, old women and old bumvisha aya who magambo. have listened to these words. Umwuka wera urushaho kubanezeza no kubaganiriza, Let the Holy Spirit be with them and talks to them. mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Nuko rero bene data bakundwa, In nimero ya telefone ni 078 the friends of ours, our contacts is 078 630 6 30 30 900 396 what? 078 630 Talk one by one. 07 078 6 6 3 3 0 0 3 3 9 9 6 6 2 2. biri kuri WhatsApp, Those are the numbers that are on WhatsApp. kandi dukora no kuri YouTube, Even we work on YouTube. yitwa Prophecy That is called Prophets by Pastor Nkunzurwanda by Pastor Nkunzurwanda, PPN. PPM. Yesu abaha umugisha, Imana ibagire neza, ibambike imbaraga, ibuzuze umunezero n'ibyishimo, kandi babe iby'imitima yanyu yifuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. May the Almighty God be with you. Let Him be filled with your a lot of power, and let what you request God gives them unto you in the name of Jesus Imana Christ. ibaha umugisha mu Amen. izina rya Yesu. Bye. Amen.